hajya habaho ibihano bibaho cyangwa se ibyorezo bibaho bikaza ari Imana yabigennye. Ibyo bijya bibaho, bishobora no kuba ari amakosa y'abantu ashobora kubatera ingaruka, ariko Imana ikabyemera ikabireka bikabaho. Ntabwo ntekereza ko hari icyorezo gishobora gutera isi kuri magnitude ingana itya Imana itabizi. Ntabwo dushaka gutwara Imana muri rwaserera, tugomba kumenya ubuzima aho umuntu ahagaze. Iki ni igihe cyacu cyo kugarukira Imana. Ntabwo kwizera gusimbura amakenga, hamwe no kwizera n'amakenga. Imana yabwiye abayuda ngo mugume mu nzu ntimusohoke. Bavandimwe muri Kristo Yesu, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndashaka kubakira muri aka kanya nshatse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Pastor Patrick, umushumba mu itorero rya Calvary Temple. Iki gihe isi yacu yose iranyura mu bihe bigoye. Ntabwo ari u Rwanda gusa, isi yacu yose iranyura mu bihe bigoye. Noneho ntabwo ari ikibazo cy'abakomeye n'abadakomeye, ntabwo ari ikibazo cy'abateye imbere n'abakiri mu nzira y'amajyambere, ni ikibazo kitureba nk'isi yose. Iki kibazo rero aho gikomereye ni uko nta muntu ufite igisubizo cyacyo. Icyo gihe rero bimeze bityo, hari umwe wenyine wo tugomba guhanga amaso. Uwo ni Kristo Yesu, uwo ni Imana ishobora byose. Iyo Mana niyo ibona ibibazo abantu bose badashobora kubona. Abakristo aho nyuze hose baribaza ibibazo byinshi, kibaza ngo ariko Pastor tubwire, iki si cyo kimenyetso cy'uko imperuka ije? Abandi bakabaza, ese iki si igihano Imana igiye kuzanira isi yacu? Ese ubu si nka bya bindi by'i Sodomu n'i Gomora? Ese ubu si nka bya bindi? Mbese tukibaza ibintu byinshi, ndetse bamwe bakavuga yuko Imana irimo guhana isi kubera ibyaha byayo. Ariko Bibiliya ibivugaho iki? Bibiliya, ijambo ry'Imana, ribivugaho iki? Ibyorezo n'indwara byahoze bibaho mu isezerano rya kera. Iyo dusomye igitabo cya Exodus cyangwa se Kuva, ni igitabo cya kabiri muri Bibiliya, tuhasanga ibimenyetso cyangwa ibyorezo 10 byaje mu gihugu cya Farawo kubera impamvu zitandukanye. Ibyo byorezo nabyo byari byorezo ku buryo ibisubizo by'abantu bidahagije gusubiza icyo kibazo cy'icyorezo cyari gihari. Ariko icyo nshaka kugira ngo dufatireho urugero ni ikimenyetso cya 10 cyangwa icyorezo cya 10 mu 10 Imana yakoresheje hana igihugu cya Misiri. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 12, ndahasoma mirongo mike, ushoboye ufite umwanya uhagije wasoma cyose, ariko reka nsome mpereye ku murongo wa 3 ngeze kwa 7 ndi bunasoma wa 12. Aravuga ngo mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose ku wa 10 w'ukwezi, umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko inzu yabo iri, umwana w'intama umwe ku nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama ntuzagire inenge, izaba ari isekurume itaramara umwaka. Muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene uzarindirizwe umunsi wa 14 w'ukwezi. Iteraniro ryose ry'Abayisiraheli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso
bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'inzu bawuriramo. Umurongo wa 12, kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose. Nzasohoza amateka nziciriyeho, kandi ndi Uwiteka. Ayo maraso azababere nk'ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Umwami Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo dufatanye gusangira iri jambo ry'Imana uko ryanditswe muri iki gitabo cyo Kuva. Nk'uko mushobora kuba mubizi, mushobora kuba musoma Bibiliya cyangwa yenda mutabibonera igihe, Abisiraheli mu gihe bari mu buretwa mu gihugu cya Egiputa, igihugu cy'ubunyage, igihe cyarageze Imana imanukira gukora ibimenyetso bikomeye kugira ngo yumvishe Farawo kurekura ubwoko bwe bukajya mu gihugu cy'amasezerano. Ariko ibimenyetso 10 ntabwo Imana yabikoreye gusa kugira ngo Farawo arekure ubwoko bw'Isiraheli bwari muri icyo gihugu nk'uko abenshi babitekereza, ahubwo Imana yabikoreye kwerekana ko ariyo Mana imwe gusa ifite ubutware ku isi yose n'abantu yaremye n'ibigize isi byose. Kuko Misiri cyangwa Egiputa yari yaravuye ku Mana. Imana yaremye isi n'ijuru, itangira kugira imana nyinshi zishinzwe buri kintu cyo bakora mu buzima bwabo. Hari ibigirwamana byinshi, hakaba imana y'imvura, hakaba imana y'izuba, hakaba imana y'uburumbuke, mbese hari imana z'ubwoko bwinshi. Imana yari irambiwe kubona abantu bayo yaremye bayitera umugongo bagatangira gusenga ibigirwamana bitari imana y'ukuri, bidashoboye no kubakiza no kubabeshaho. Ihitamo kumanuka kugaragaza ko ariyo Mana. Murumvise mu bihano yatangaga, ibihano uyu munsi harimo urupfu rw'imfura z'abantu, hakabamo urupfu rw'uburiza bw'inyamaswa, hakabamo n'urupfu rw'ibigirwamana. Ntago nzi urupfu rw'ibigirwamana uko rwabaye executed. Ibyo bintu bitatu nibyo Imana yigaragarijeho mu kimenyetso cya nyuma cyerekanaga ibihanihana Misiri, Egiputa, kubera kuyitera umugongo. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki: hajya habaho ibihano bibaho cyangwa se ibyorezo bibaho bikaza ari Imana yabigennye. Ibyo bijya bibaho, ndashaka gushyiraho clarity kuri icyo kintu. Imana ikaba yagambiriye guhana ishyanga, guhana ubwoko bw'abantu, guhana isi n'abayituye kuko bayiteye umugongo. Ntega amatwi neza, ntabwo ndimo kuvuga ko coronavirus ari igihano Imana yohereje isi, kuko ntabwo yabimbwiye gutyo. Ariko birashoboka ko ari igihano Imana yohereje isi, cyangwa se ikaba itacyohereje, bikaba ari ingaruka zo guhitamo kw'abantu zikaba zabageza ku cyorezo nk'iki ngiki. Ariko reka dutekereze, biramutse atari icyemezo cy'Imana yafashe, bishobora no kuba ari amakosa y'abantu ashobora kubatera ingaruka, ariko Imana ikabyemera ikabireka bikabaho. Ntabwo ntekereza ko hari icyorezo gishobora gutera isi kuri magnitude ingana itya Imana itabizi. Ntabwo bibaho. Niba ibizi rero iba yabyemeye, itabyemeye ntibyaba. Dufite imitekerereze yo muri iki gihe ishingiye ku cyo twita liberal mind, y'abantu batekereza, bafite ingengamitekerereze y'abo twita naturalists. Abantu basobanura ubuzima bw'ibibaho babisobanuje inkomoko yabyo ari abantu. Ibintu byose abantu barabifashe babigira natural things. Byose bitangirira ku muntu, byose biva mu binyabuzima biri physical by'umubiri,
nta kintu kiri supernatural kiba muri iyo mitekerereze y'abantu. Liberal minded people ntabwo bemera ko ari ikintu cyitwa igitangaza, cyitwa supernatural, kinyabuzima kihwanye n'Imana, nk'Imana mbese ariyo soko y'ibintu byose itaboneka, ntabwo bakibona, ntibagitekereza. Ibintu byose biba ari product y'umuntu, ibyo umuntu atahisemo ntibibaho, ibintu byose. Siko mbona. Hari Imana itagaragarira abantu, yaremye isi yose n'ibiyigize, kandi biba mu buzima bw'abantu, irabizi, ibifitemo n'uruhare. Niyo atari yo yabitangije, ishobora kukwemera ko bibaho byaturutse ku makosa no guhitamo kw'abantu. So ndashaka gushyira umurongo kuri icyo kintu, munyumve neza. Ntabwo nshaka kuvuga ko iki cyorezo cya coronavirus cyaturutse ku Mana. Gishobora kuba cyaturutse ku makosa y'abantu, Imana ikacyemera kikabaho, ariko hari nubwo cyayiturukaho, who knows. Ariko cyaba cyaturutse hose, icyo si cyo kibazo gikomeye cyane. Icyo si cyo kibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo tujyane mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva tumaze gusoma. Imana ibwira Abisiraheli ubwoko bwayo, irababwira iti, ibwira Mose iti, genda umbwirire ubwoko bwanjye, ubabwire ngo buri muntu wese yishakire umwana w'intama ugejeje umwaka utarengejeho, utagira inenge. Uwo mwana w'intama ku munsi wa 14 w'uku kwezi bazamubikire nimugoroba, cyangwa se bawubage uwo mugoroba. Nibamara kuwubaga, bateranire muri urwo rugo bakeshe, kuko umunsi wo gucumurwa kwabo uzaba ugeze. Igiye gushyira igihano gikomeye kuri Farawo, ntazongera kubabuza kugenda. Iramubwira ngo ngiye kohereza umurimbuzi, ari cyo cyorezo. Umurimbuzi naza, azaza muri buri nzu yose, azica ikintu cyose cyavutse mbere, yaba umuntu cyangwa inyamaswa, nk'igihano cyereka Farawo ko ari Imana, ku buryo n'ibigirwamana bye nzabihana. So ibwira Abisiraheli, ababurira kare, ati, mwebwe kuri ubwoko bwanjye, kuko mwahisemo kunyizera kubw'isezerano ryanjye na sogokuruza wanyu Aburahamu, ndababuriye, mufate umwana w'intama utagira inenge, mufate amaraso ye muyasige ku nkomanizo z'imiryango yanyu. Marayika murimbuzi naza aje kurimbura, azabona ikimenyetso cy'amaraso, nicyo nzamuha. Azasanga ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, aho ngaho ntabwo ikizaba kiri muri iyo nzu, ntabwo kizakorwaho, kuko kiba gifite uburinzi bw'amaraso y'umwana w'intama. Icyo gihe ikizabaho ni iki? Marayika azajya aca kuri urwo rugo. Ubutumwa nakugeneye uyu munsi nabwise iki cyorezo kiracaho. Iki cyorezo kiracaho, iki cyorezo kiranyuraho. Ntabwo kiri bwinjire mu nzu yawe, ntabwo kiri bugutware, ntabwo kiri kiracaho, nuba uri muri iyi kategori y'abantu. Imana ishimwe cyane. There's a controversy here. Hari imitekerereze hano ivuga ngo ese abanyegiputa bose abana b'Imana? Iyo tugeze hano ho hazana ikibazo gikomeye. Abanyegiputa bo ntibari bararemwe n'Imana, abanyegiputa bo bari abandi. Kuki Imana ihitamo kuburira Abisiraheli igasiga abanyegiputa? Kuki Imana ihitamo gukiza ubwoko bumwe igasiga ubundi bukagibwaho n'icyo cyorezo? Hari ikintu dukwiye gushyira muri perspective y'abizera. Ntabwo Imana igira isoni cyangwa ngo uci iruhande kwita abantu abana b'Imana no gufata abandi ikabasiga batitwa abana b'Imana. It is very clear lines. Dufite rero imitekerereze n'imyizerere ikosora n'ibyanditswe, ishingiye kuri abandi bavuga ngo uko mbitekereza niko biri, ntuvuge ukundi. Ushobora kuba utekereza ko nta bana b'Imana bariho, abantu bose ngo ni kimwe, ariko ni intekerezo z'umuntu ku giti cye. Ijambo ry'Imana siko bibivuga. Mu gitabo cya Yohana igice cy'8 umurongo wa 44, Yesu yabwiye, in fact biratangaje, abo yabwiraga bari n'Abayuda. Arababwira ngo muri abaso Satani, kuko n'ukora ibibi uhereye kuva kera. Muri abaso Satani. Yabwiraga abantu ko ari abase Satani, kuko ari we munyabinyoma uhereye kare kose, kandi akaba ari we mugome, akaba ari we munyabyaha, akaba ari we mwicanyi. Muri abaso Satani. Iyo akubwiye ngo muri abaso Satani, abashyizeho a distinction. Haba hari noneho n'ab'Imana
baba bahari. There is a distinction there. Ndashaka ko abakristo bava muri deception yo gufata ibintu byose tukajya tubivuga uko tubyumva tutarebye uko ijambo ry'Imana ribivuga. Abantu bose bitwa abana b'Imana, bose bagashaka kuba b'Imana, kandi iki gitabo kivuga umuntu ushaka kuba umwana w'Imana uko abigenza. Yes, iyo udashobora kwizera umwana w'Imana, iyo udashobora gufata ijambo ry'Imana ngo urishyire mu bikorwa mu buzima bwawe, iyo definition yo kuba umwana w'Imana urayitirira kuko yumvikana neza, ariko realite yayo ntabwo ibi kuriho umwana w'Imana. I want to make this clear. Abayuda bari mu gihugu kimwe n'Abanyamisiri. Imana ihitamo kubaburira ikiri bubakize ko yashaka kubakiza kuko bwari bafitanye isezerano nayo. Isezerano ikomoka kuri sekuru Abraham rikagera no ku bana be kuko bizeraga Imana. Ntabwo basengaga ibigirwamana, bari barabyanze kubisenga kuko basengaga Imana itagaragara y'ukuri. Iyo Mana nayo ibafatira icyo kintu kibaha umwihariko. Ariko Abanyamisiri basengaga ibigirwamana, barateye Imana yabaremye umugongo. Ntabwo bari muri context yo kwitwa abana b'Imana kuko bayigomeye. That's very obvious. Abantu bafite uruhande rumwe rw'Imana ntibajya babona urundi. Hariko ndagira ngo murebe aha ngaha, Imana iha bamwe ikimenyetso, imaze guha abandi ikimenyetso, abandi ntiyakibaha, umurimbuzi aje abajyamo arabarimbura. That happened. It happened. Kandi Imana dusenga ntabwo igira kamere ihinduka. That is his character. That's nuko niko ikora ibintu. Noneho rero ugomba kuba uri iburyo cyangwa ibumoso. Ntabwo ugomba kuvuga ngo iburyo n'ibumoso ni hamwe. It doesn't make sense. Imana ishimwe cyane. So icyo nshaka kubabwira aha ngaha rero ni iki. Aba Banyegiputa bari kumwe n'Abisiraheli, ariko Imana ibura Abisiraheli. Abisiraheli, it was actually funny. It sounds funny to a natural person. Byumvikana nk'ibintu byoroheje bishekeje ku muntu usanzwe. Amaraso y'umwana w'intama uvuye mu mukumbi wanjye ninyasiga ku nkomane z'umuryango, marayika murimbuzi ntacyo ari butwara urugo rwanjye aranyuraho. Yes, and it happened. Iyi ntabwo ari concepts. I'm not talking about concepts. Ndavuga the narratives of our past in the history, things that happened. Umwami Yesu ahimbazwe. Ndagira ngo mbabwire ko ibi bihe tuba turimo nk'ibi ngibi ari ikintu cy'ikanguro riba rije ku bantu, riba rije mu buzima bw'abantu, kumenya aho uhagaze. Aha rero nicyo nshaka kukubwira. Niba warashyize Umwami Yesu mu buzima bwawe, cyangwa niba utaranamushyira mu buzima bwawe, do it. Reka mvuga ibintu biri very straightforward. Iyo tuvuga abana b'Imana birashaka gusobanuka. Ntabwo tuba tuvuga abanyedini. Hari ubwo umunyedini ukagira ngo nawe uri umwana w'Imana. Yesu aba yabwiye ngo muri abaso Satani biyitiraga sekuru Abraham. Yes, they claim him by birth. Bumvaga ari bene Abraham kubera ko ari Abayuda mu gisekuru. Ariko arababwira ati oya, mwebwe ntabwo muri ubu rubyaro rwa Abraham. Kuko urubyaro rwa Abraham turaruzi rurangwa no kwizera, kandi ntabwo rugira imico nk'iyanyu. Murashaka kwicana, murabeshya, murariganya, ibyo ni bya Satani. Atariko jewe ndashaka kubabwira ko mwebwe muri aba Satani, muri abana ba Satani. Iyo muba muri aba Abraham mwari kumenya ko nandi umwuzukuru wa Abraham. Iyi ntabwo nshaka gushyiraho distinction ishingiye kuvuga ngo kuko genda umunyedini, kuko genda icyo Bibiliya ishaka kuvuga hano, iravuga umuntu wizera Kristo, akizera Imana, akumvira ijambo ryayo. You see, nta nubwo mvuga hano abanyabyaha n'abatari abanyabyaha, kuko aho ushyira umurongo byakugora. Hari ikintu kimwe kidukuraho urubanza rw'icyaha, ni ukwizera umwana w'Imana. Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Niko avuga muri Yohana 1:12. Abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Kandi ibyo ntibabigizwe n'ubushake bw'inyama n'amaraso, ahubwo babigizwe n'umwana w'Imana kubwo kwizera kwabo. That is a distinction there. Niba bavuze ngo abamwizeye, excuse me, abataramwizeye nabo barahari. So urabashyira mu gatebo kamwe, it doesn't make sense. Now uyu mwanya rero gituma ashyiramo izo highlights, ntabwo ushobora kuvuga ngo urambaza Imana utarizera. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urahamagara amaraso ya Kristo utarizera. It doesn't make sense. Iki ni igihe cy'abakijijwe, gakizwa n'icyo bivuga kwizera umwana w'Imana, ukava mu byaha, ukava mu rupfu, ukaba identified
to the Son of God and his sacrifice. Reka nababwira icyo avuga. Uyu mwana w'intama yashushanyaga Kristo. Yashushanyaga Kristo. Niwe waje witwa umwana w'intama w'Imana. Umwana w'intama wa mbere, amaraso yakirije abayuda bari mu Misiri, Abisirayeli bari mu Misiri. Umwana w'intama w'Imana ariwe Kristo Yesu, amaraso ye niyakiza ab'isi bose bahisemo kumwizera. Umwami Yesu ashimwe cyane. Hashobora kuba yenda hari n'umuyuda utaremeye ko amaraso y'umwana w'intama ye ashobora kumukiza. That happens. Uwo nawe yaba yararugendeyemo, nubwo ntabwo dufite iyo story. It's the case, the same case here. Umwana w'intama w'Imana Kristo Yesu yaraje aradupfira ku musaraba, atumenera amaraso. Aravuga ngo abizeye icyo gitambo akabapfira, akaba ingurane y'urupfu bagombaga gupfa, akabaha ubugingo buhoraho. Abamwizeye batyo yabahaye ububasha bwo kuba translated mu kuba abana ba Satani n'ab'isi n'abanyabyaha, binjira mu kuba abana b'Imana isumba byose, bahabwa ubugingo buhoraho. So ndashaka kubwira mwene data unteze amatwi ko abizeye umwana w'intama w'Imana, iyo bamwizeye abashyiraho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Icyo kimenyetso kibaha itandukaniro buri gihe. We must clarify this. Niba warakijijwe ukizera Kristo nk'umwana w'Imana, ukemera ikimenyetso cy'amaraso ye, ukemera ko yagupfiriye akakuzukira, ukemera ko ibyaha byawe yabirambye ku musaraba, uba ucunguwe kandi ukijijwe, uba winjiye muri kategori y'abo bita abana b'Imana. Ntabwo ukiri umuntu usanzwe. Ndabizi Yesu yaravuze ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. It is scripture. Ariko irabizi ngo harimo ababi n'abeza. Umwami Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusoma uyu murongo uri mu butumwa bwa Matayo. Nsa nk'umuntu yenda ujya no ku musozo. Ubutumwa bwa Matayo igice cya 13. Ndashaka ko dusoma uyu murongo kuko ushobora kudufasha kumva icyo nshaka kuvuga aha ngaha. Ubutumwa bwa Matayo igice cya 13, ndagira ngo urebe icyo Yesu avuga mu murongo wa 38. Aravuga ati umurima ni isi, imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu n'abana b'umubi. Umwanzi warubibye n'umwanzi, isarura n'imperuka y'isi, abasaruzi n'abamarayika. Now ahangaha icyo nashatse kukubwira, Yesu yasobanuraga iby'umugani w'urukungu n'amasaka, n'ababibyi babiri. Umubibyi yarabibye, umwanzi araza ashyiramo urukungu. Those are two parallel lines z'ubuzima hano. Now ayo masaka nibo bana b'Imana. Izo mbuto umubibyi nyamubibyi yabibaga nibo bana b'Imana. Hari rero noneho n'umwanzi ibyo yabibaga, ibyo nibyo bihagarariye abana b'umubi. That's it. It's very clear. Now ntabwo dushaka gutwara Imana muri rwaserera, tugomba kumenya ubuzima aho umuntu ahagaze. Iki ni igihe cyacu cyo kugarukira Imana. Ni icyo kugarukira Imana. Iki cyorezo cyaba cyayivuyeho cyaba kitayivuyeho, igihe nta handi hasigaye ibyiringiro abantu bose bagomba gusubiza umutima ku Mana. Gusubiza umutima ku Mana, ubuzima bwose bwahagaze. That's it. Nisi aho abantu bahungiraga ntihari. Urajya Washington urasanga imihanda ifunze, urajya Paris urasanga streets zafunzwe, urajya Roma urasanga zitagihari, urajya London ubuzima bwahagaze. Ninde usigaye ufite igisubizo cy'abariho uyu munsi? Ninde umuhanga uri buzana igisubizo? Aha rero niho abantu bagomba kwemera ko abantu bagira aho bagarukira, tukemera Imana itagigira ikinanira, twese tukayigarukira, tukihana ibyaha byacu, tukava mu nzira zacu mbi, tukayoboka inzira yo gukiranuka, tugasaba Imana ngo dutabare idukirize igihugu cyacu. Byaranditswe mu ngoma za kabiri ngo abantu banjye bitwirirwa izina ryanjye nibaca bugufi, bicisha bugufi mu mitima yabo, bakihana ibyaha byabo, nzabumva nanjye ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. That is the point. Iki gihe ni icyo kugarukira Imana twese. Ntabwo mvuga ngo hari n'abayita abantu b'Imana.
b'Imana, ariko mu by'ukuri ari amagambo atari practice. Bameze nk'abuzukuru ba Aburahamu ariko badakurikiza imico, indangagaciro, kwizera, ijambo, kirazira byari bikubiye mu muco w'abaranga bene Aburahamu. Abo Yesu arababwira ati oya, ntabwo muri bene Aburahamu uko mubivuga, kuko iyo mpamvu bene Aburahamu baba mufite imbuto ye, imbuto yo kwizera, imbuto y'urukundo, imbuto yo gukiranuka, imbuto yo kugira neza. Ariko mwebwe siko bimeze, ahubwo muri abicanyi, muri n'abanyabinyoma, murabeshya, muri abaso Satani niwe wahanze ikinyoma, niwe munyakinyoma. Ndahamagarira umukristo nteze amatwi kwitaba, kugarukira Imana, kwihana no gukizwa. Nicyo nguhamagarira, kwihana neza. Noneho twese tugashyira hamwe ijwi, tugahamagara Imana ikadukiriza isi, ikadukiriza n'igihugu cyacu. Aba scientist baragerageza, byabananiye. Ubuhanga bw'abantu burimo buragerageza, byabananiye. Imana tukanayisaba ikabaha ubwenge mu nzira yayo, bakabona uko bahagarika n'iki cyorezo, bakabona vaccine yacyo, bakabona vaccine n'urukingo, bakabona n'umuti, ikabafungura amaso bakabibona kugira ngo iki cyorezo gihagarare, kuko isi iracyari yayo n'ubundi. Ariko ikintu kirimo niki, tugarukira Imana, twihana ibyaha byacu. Abantu batwawe no gushakisha imibereho yo kuri iyi si. Abantu barashaka amafaranga, abantu barashaka ibintu by'isi ku kabi n'akeza. Ubutunzi bwatubereye bigirwamana nka bya bintu byo kwa Farawo. Nta muntu ugisenga Imana, nta muntu ukihana ibyaha, nta muntu ugikiranuka. Ntabwo mvuga ngo nta muntu, barahari, ariko majority nuko yavuye ku Mana. Ibisubizo byacu biri mu mafaranga yacu, ibisubizo byacu biri mu buhanga bwacu, ibisubizo byacu biri muri techniques twize. Ariko igihe kiragera Imana ikatwereka ko izo technique zidahagije, tunayisabe, ni nayo izatanga ubwenge, ikanyura mu bantu dufite, ikabafungura ubwenge, bakabona umuti. Kandi uzaboneka, nimwihebe, hamwe no gusenga umuti uzaboneka, n'urukingo ruzaboneka. Ariko reka bizaboneka ari uko abitirirwa izina ry'Imana bicishe bugufi, tukajya hamwe tugasenga, tugasaba amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo, akajya ku kimenyetso ku mitima yacu, akajya ku bwenge ku bantu bacu, akajya ku gihugu cyacu, akajya ku isi yacu. Ariko bituruka hehe? Twihane, twemere imbabazi, twemere igitambo cy'umwana w'intama w'Imana, twemere gucungurwa kumuvuyeho, duce bugufi, dutakambira Imana, nayo izatwumvira mu ijuru, itubabarira ibicumuro byacu, idukiriza igihugu cyacu, itwereke inzira, itwereke umuti, itwereke urukingo, iduha agakiza, iduha ibyiringiro. Naho ubundi ntabwo ari ibintu bishobokeye abantu. Ubuse abantu barabirukana kuri street, kandi abantu barakora bakabona icyo kurya, ubwa bukungu buramanuka. Ubwa bundi ni nacyo kigirwamana gishobora kuba nacyo kigamijwe, ubwa bukungu bumanuke bwiture hasi, abantu bagiye mu mago yabo bataye. Umva rero, ndasoza mbabwirana, ntabwo turi bugire ubwoba, ntabwo turi bwihebe, kuko dufite Imana ifite imbaraga ziruta iza coronavirus. Dufite Imana ifite imbaraga ziruta ubushobozi bw'abatuye isi bwose. Dufite Imana ifite ubuhanga burusha ubw'abahanga bwose. Iraza kumanura ubwenge n'ibitekerezo mu bantu yaremye, muri bo niho buboneke igisubizo, kuko Imana ishoboye byose. Ndashaka gusabira rero ikintu kimwe. Icya mbere, aho kugira ngo uterwe n'ubwoba, ndagusaba ko ufata icyemezo cyo kwizera. Nsoza twitondera iki kintu. Ntabwo kwizera gusimbura amakenga, hamwe no kwizera n'amakenga. Imana yabwiye Abayuda ngo mugume mu nzu, ntimusohoke. Uri bube ari mu nzu ni uri bube secure. Niba hari amabwiriza yo kuguma mu nzu, yo gukaraba, ya distance, yo kugira metero imwe, izo ni measures z'amakenga zikwiriye. Kuko n'Abayuda barabwiye ngo ntagire usohoka ngo ave muri boundaries z'iyo nzu iri ikimenyetso cy'amaraso. Ndabasaba rero ngo tugire ubwenge, dusenge, twihane, tugarukire Imana, turebe ibitangaza Imana ibidukorere. Nitubigira dutyo, iyi corona ntabwo muri bumenya aho yanyuze. Ntabwo muri naho na bya bindi bavuga ngo China yavuyeyo, yavuyeyo sugira ngo yavuyeyo, hari control mechanism zagiyeho, ariko irimo gusubira yiturutse hirya no hino. Ntabwo akabaye yica abantu bangana kuriya mu Butaliyani. Twarabonye, twafite urugero rwa China. Ntiyakaba yica abantu bangana kuriya muri Spain. Tuzi ibyo byose, ariko turasaba abantu duce bugufi, twihane, Imana yadukuraho. Mwami Yesu, mu izina
risumba ayandi mazina yose abantu bakirizwamo. Ndasaba umuntu wese wumvise ubutumwa ahite no kukugarukira, kukwizera no kwakira ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana ari we Kristo Yesu. Ndasaba Mwami Imana isumba byose kugira ngo aya mahanga yose anyeganyezwe n'iki cyorezo, ijambo ryawe Nyagasani riyasubize hamwe, habeho guca bugufi, habeho kwihana, habeho gushaka amaso yawe, habeho gukizwa. Mwami Imana isumba byose, ndagusabye kugira ngo wumve gusenga kwacu uri mu ijuru, wumve gusenga kwacu. Ndingingira abanyarwanda, ndingingira abatuye isi yacu. Waravuze ngo nabuze umuntu uhagarara mu cyuho. Mana, jewe n'abanyumva turahitamo guhagarara mu cyuho, turasanga tubabare ibicumuro byacu. Ntabwo twaguhaye umwanya wa mbere, twashyize imbere siyansi n'ubwenge bw'abantu, twashyize imbere gushaka ubutunzi n'amafaranga, ariko tugeze igihe siyansi yacu nayo igonga urukuta, tugeze igihe n'inkingi zari zigize ubukungu bwacu zinyeganyezwa. Mana, amaso yacu niwe tuyerekejeho, gutabarwa kwacu kurava kuri wowe. Ndasabye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo kubw'ubuntu bwawe habeho koroha kw'imitima y'abantu batuye iyi si, habeho guca bugufi, habeho kumenya ko ari we Mana, habeho kukugarukira, habeho kwihana. Mana, wumve gusenga kwacu, utugirire imbabazi, uhagarike iki cyorezo cya coronavirus mu bitangaza byawe. Ushobora kohereza marayika akagihagarika, ushobora kunyura mu bantu waremye ukabahishurira ibanga kigahagarara, haba ubuvumbuzi bw'umuti cyangwa urukingo. Mana, turagutakambiye kugira ngo uze wigaragaze nk'Imana. Ndasabira buri muntu wese umva aya magambo, umurinde ubwoba, ahubwo umuhe kwizera kuko nibwo bushobozi, niwo muti, nizo mbaraga. Izina ryawe rishimwe kutagira ikikunanira, izina ryawe rishimwe gusubiza gusenga k'ubwoko bwawe. Sabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Imana iguhe umugisha, kandi niwizera ubutumwa ugahitamo kwakira Yesu no gukizwa, haraza impinduka mu buzima bwawe. Amen.